byorere uwo mugabo araza ariko atahe urara wikunje urara umeze nk'agakwavu ntago ibyo ngibyo cyabyo ntago wakwishima udafite uzi yuko okay hari icyo nemere kuba uri second wife urishima ko uwo mugabo araza aragusura kwitaho akubwira neza muraganira you are emotionally nyine uri supported emotionally ariko kuvuga ngaraje ngaradondanze ngaragiye nta kirimo ariko wakanyamwize kayi bagera kuri buri rugo atanga amanota oya ese ntabwo ngo umugabo wanjye ngira ndayangize wowe shaka umuntu w'inshuti iranda cyangwa ugenda w'inshuti niranda cyangwa ushaka umushuti wawe abagore bake baza ubwenge yavuga ati umugabo wanjye kava mu rugo kava ku kazi akirukanyira kwa naka arya yiki ntabwo yajyaga yibaza ngo se ngaba yagiye ngicuro zinga oya aravuga ngo arya yiki akagenda akicara gateka bya biryo arya kwa naka ntasubireyo ibyo biryo ni iki ntabwo ari byo mu nkono se gasanga nk'umugabo yatinye kukubwira ko yakunda kusigaho udusatsi duke reka da ahubwo gasanga baraharaye barajya ibereye nk'ababebe cyangwa ntabyo akunda na gatoya cyangwa yikunda ibyo by'ababebe cyangwa bifitiye ikigunda si yo mifatango ni muri Nyungwe iyo mifatango koko biti ngese ko byaba birenze ukuri cyane nyamwe no nyine iga umuntu wawe ugasanga ibintu akunda ntabyo uzi nimba yaranatinye no kukubwira bikure hanze buriya njyewe nshatse umugabo kagira side chick njyewe side chick namwishyura kugira ngo ampe amakuru yose I can pay her for that wowe ni ukuvuga ngo umenye ko umugabo afite inshoreke wajya uyishyura kugira ngo iguhe ibanga like nicyo ashaka si nicyo akunda kandi n'inshoreke ntabwo imukunda nicyo ashaka nyine niyo mafaranga ndayaguhaye nka detaye mu mezi 2 aricara akavuga ati umuntu afite iki oya umuntu njya guca inyuma ushyiramo imbaraga nicarira nuko ariko wowe uramuhamagara ngwaro ngwandewe uzi kuzongera guhamagara ubwo wonge ngibwaze gusa ngabana biki gihe mutakiyubaha budushinze gusa agatetse kakakumva ari marangwa wayina gatakavuga ngo he aba hamwe tumusange gutyo gusa ubara no wata no sanga aho juri usibye byabaye karibu maranje ugashira abashiti bawe kuri nuzi nkigumana ati mana yanjye mushwana w'igiho hari wajyama mu mutwe we ni ya baruni batarahuhamo umwuka ngo yego ngo ubura ukimara iki ngo uzahapfira uzarwa depression igendere sheri abashuti wawe mu mezi 3 kuryamana n'umugabo wawe kandi nakubwiye ngo igendere sheri umugabo wawe ni umugabo w'inzozi ze ariko ntabwo ari kukubwiza ukuri ko umugabo ari muzima arakwangiza kugira ngo uze nawe wangare mwagumye aho shaka mwafatiyeho shaka mwakwize mukigumira mu rugo mwababari kandi umukuru w'igihugu cyacu yavuze ijambo ryiza cyane abantu babiri bananirwa ku bana bari yavuze ikintu gikomeye rwose nyine nese abana muvukana simwatimbaguranaga n'ubu tujya duhura tukarwana iyo twagiye mu rugo turi bakuru yatumye umwe abandi mu muryango murakomezanya mukababarirana nyine abantu babiri bananirwa ku bana bati urumva ariko hari ikintu kimwe gihari urashaka umwana babwira ikiko gikoma ngo itahire bukene bukoma ngo itahire none se urumva undi bizakunda ntimuzajya kubwira abana banyu ngo batahe nibaguma aho bubake namwe mwihambire muri izo gute mutangiye kushya uzi ko nyamwe cyakoze on a serious note abadamu ntago mubwizanye ukuri nyamwiza ngo numubwira uti rero papa runaka nta gihaha utumbwira umugabo udahawe gundi amafaranga yashyira he 1500 yego ayashyira he mugahita mushaka ya solution hana amafaranga ajye kandi mwabanje kumenya ngo ubundi ya mugabo yashyira ikibazo yagize niki donc wese akubwira bati igendere so ashobora kuba yarahembwaga kanga abakamwirukana kananirwa kuvuga ko bamwirukana akaryama kwibanga akavuga ati nimubwira arahamuka ave mu rugo nta nubwo ari kuva mu rugo babwire uzashaka umugore uri strong enough ku buryo niyo wapfa abana bawe babaho neza nyine ukomeye mu mutwe ibintu byo kuvuga ngo ni mwiza ngo ni biki ngo uramukunda ntago urukundo man reka nkubwire ntago urukundo ntago rurebera inyuma reka
nta nubwo uriga reka umwana wawe ugomba kwicara ukamutekerezaho wishaka umugore ngo nuko ari icyobeza ari inzobe ngo kanyamiza ngo karananutse ngo zirare zo tayizanjye oya tekereza ngo igihe nzayisohoka hanze nkahasuringa hanze y'igihugu nkashaka miliyoni 10 uyu mukobwa uyu mugore azagigira urugo sinkeneye ko ukora ngo ugende ukore 200 300 icara mu rugo ariko za miliyoni 10 wicara mu rugo umenye amakuru nihe hari kubera cyamunara z'ibibanza nihe hari kubera cyamunara z'inzu nihe hari kubera cyamunara z'amamodoka nihe hari ibibanza nihe hari amasite ayo makuru niyo wicaye mu rugo ukeneye kumenya umugabo akibona miliyoni 10 kugira ngo muzibike kuri konte muzikuremo iki cyangwa kugira ngo muguremo akamodoka ko gutemberamo ngo mwemeze abantu se turemera ugura Toyota tugashaka ko ugura Range Prius nta modoka transport ugura ndayo bagahita baguca amazi wihangayika habonetse muganga gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere kandi bushingiye ku bimera nahivurije umwijima mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka nabahanga pe waba warabaswe n'ibibazo byo kwikinisha bigatuma amabanga y'abashakanye atabasha kugenda neza tambuka tugukiza umuze nawe ubashe kunoza amabanga y'abashakanye mubona nahoranye ikibazo cyo kutabyara nkajya ntekereza ko narozwe nyuma naje guhura n'umuganga aramfasha ndakira ubu nanjye ndi umubyeyi nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro rigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu n'umuzi kubivuza indwara nk'umwijima impyiko rubagemande amibe igifu kubyimba prostate umutwe imitsi ndetse n'izindi namwe nimutambuke kuko mwashyizwe igorora kuba ari imahanga namwe mwihangayika mwibaza uko imiti yacu iraza kubageraho kuko dukora na DHL tukabagezaho imiti yacu kandi mu gihe gito cyane umusore ufite nka 25 oya gukura ushobora kuba uri n'umusore ushaje sibazi umusore ushaje ari insore sarashaje tubizi umusore ushaje nyine hari ukuntu umuntu asaza mu myaka ariko ibindi bidasaza nyine ugasanga imyaka yawe n'ibitekerezo byaragusize ibitekerezo biri muri 15 imyaka iri muri 47 ukunda uwuhe okay ngiye nkunda abagabo bari strict cyane buri mu gufata imyanzuro muri ya gahunda yawe cyangwa ya muri ya gahunda nta fenomeni bamo none se ngo none se wagiye mu mbere kwiguzi kwandika cyera hereye muri materineri shasa benago hano kutunyone ukuri kw'Imana ubaza abantu baguririza twiganye kutunyoni asubura seke nase wagiye kutunyoni zikwandikara urumva kutunyoni tuba twigisha nyine kwiberaho ubuzima nk'ubw'akanyoni gutunyugunyugu none oya ibintu byose urabyiga nje ndabizi ko umuntu yicara akiga ibintu akabimenya ahubwo susko se mwishuri hari ibintu batiga umwana akivuka ntabazi niba ikintu cyitwa ibere kibaho ntabazi n'ukuntu bagikurura ntabwo abazi n'ikintu kimaze ariko aravuka agahita anyunyuza rya ni inzara rero okay reka nkwereke ikoresha byinshi rero banza wumve umuntu urabona nyine ubuzima ubaho mu buzima busanzwe wirira kawunga ya buri munsi na dodo za buri munsi nujya muri rotini z'inyama n'inkoko n'amafi kubihinduranya nta muntu utabiriye neza uba fat so bigusaba rero kubikontorora kavangamo ibinyamafufu ariko iyo utabikontorora nyine ni kwa kundi usanga hari ibyibuhiye bakubwira ntunumve rero nicyo kwiga bimaze Sabe yanyigisha ko bandika ibintu akumaze se babivuga bari cyangwa babivuga bari kwigisha science yes kanyigisha imibare kwigisha gusoma no kwandika twaye rero ntago wambwira ngo hari ibintu bitigishwa nyine kurya urarya wize kurya watangiye kurya umwana none se kucyubaka ubuzango ntukarya ujya mwanya ujya ntukajya urya wasa ubumbye umuntu nyine niba nabiri yasa barabyiga Baza kubashakira ko turaza kubigenza uko ni iminsi ninde nyamwe kuko hari umuntu wanyereje message nambwe ati nakifuje ko akagwaye nimero z'umudamu wanje ukamuganiriza ariko ukamwigisha uburyo tuzakivuna oya ukamuganiriza ariko sinzi nyine niba bamuga ko azikuye he nyine urumva ifite complexe zo kumuga ko ari umugabo we ukaramuzi ko hahita harashyaho kugira ngo yicira avuga ati ariko se bimeze bite
hari undi wambwiye ikibazo cyo ntabwo nakivugira kuri kamera ndakikubwira inyuma ko kirakabira kimba ari iki se wakabyara ko mfite ibibazo ubafashe nese ese ntabwo uri mukuru kuri kunterera ese ko ntabazi gibayitseretse nibura mbazi acece basi umeze neza sabe nimeze neza mu buryo bumwe cyangwa utaba kumaza abandi bagwaye mu bukwe nuko tukubona mu bapansiyoni ariko sindakuganiriza namwe ku bapansiyoni umwana nkawe ajya mu bapansiyoni ate kandi akanabikora neza noneho n'abantu benshi babazi yuko uri umunyamurenge ubwa mbere nibonye umunyamurenge w'umupansiyoni none abo munyamurenge ntabwo bajya muri pansiyo yose iteka mbona bari fite bafite imbaraga bakora ese nta munyamurenge pansiyoni ubaho ya pansiyoni y'abapasiteri hari abapresibiteriyani haryo babita ngo eperi hari uburyo babita nyine mu kinyamurenge eglise presibiteriyani abagatulika babita abaturika babita abaturika mu banyamurenge abayumbe bo ntabwo mbazi ariko njye nanjye umurya mbabona sibakunda gusirimba ibintu abantu benshi rero bumvaga uri umunyamurengekazi kuba ndi umunyamurengekazi bivuze ko nta pansiyoni wisanzemo gute se hariya hantu urumva makanika yarampamagaye hamwe ati mu pansiyoni harimo abagore babyibushye ariko turashaka kuguhuza na gavana uriya mugabo ufite igikapu uriya igikapu kibamo iki harimo iradiyo harimo imyenda harimo n'ibintu by'ibitabo ajya gusa ibyo bitabo birimo se rero bashakaga couple imeze nk'aho ari iyo kuri Goma yaba yuwayi nyine urumva amayambaye utuntu tw'udutenge dupika nawe yambaye ishati zipika itisi rero umukunzi n'igikapu kirimo ibintu n'umukunzi ukebana bana makanika nagakunda gutera ipasi ntimujya mubibona aba yambaye ikintu ciki ni biki yego iyo tuvuze ngo ni biki uravuga ngo ni ibindi ni biki ni bindi nuko ibindi rero tumaze igihe tuganira kandi tuganira ku ngingo abantu batavugaho rumwe bitewe nuko iri mu muco w'u Rwanda ntabwo ari sije buri muntu aba akeneye kumva bya nyabyo barashaka kubyumva ariko badashaka kubyumva wabyumvise icyo kintu donc ibintu birimo baravuga n'ibyo ariko ntabwo ari byo kubera ko ntabwo bakeneye kubyumva ariko none bakeneye kubyumva aho ngaho ntarahajya ejo bundi watashye ubukwe bwa Mike narabutashye numvise bimeze bite ubonye umugabo we arishimye arimo araseka ubukwe ni byiza iryinyo riri hanze iryinyo riri hanze arimo arabumba umunwa ubukwe ni bwiza nyine ariko nyuma yabwo nabwo abantu baba bakeneye gukomeza bakubaka ibindi bintu urumva biriya ni ibirori by'abantu bagenda mugasigarana uratekereza yuko ubu ngubu bari mu biki ni biki bari mu biki nakabura kaguye ngo nita ubu asigaye akuyakuye ariko nawe niko akubwira avuze ati reka ngire ariko buriya umuntu n'umenya inshingano ze buriya ahise agira atya iyo umugore ageze atya oya ngo hari umuntu wambwiye ngo hari nk'abagabo bava hano akajya gufata lunch i Masaka saa sita ese ivuye hano igeze i Masaka nigarutse i Kigali wayikoresha iminsi 2 ahubwo warya muri lunch 3 okay noneho urumva umugore arakubwira ngo njyewe nzajya ndongorwa buri saa sita ntagakubwira ngo nkeneye kurongorwa uvuga ngo buri saa sita nzajya ndongorwa uwo mugore abaho ubivuga ngo bahita bamwita indaya so wakwita umugore wawe indaya wishatse abandi bashobora kubyumva none se abandi birabareba buri kandi byo n'umugabo wawe njyewe nabibwiye nta couple bwayo nyine abandi rega abwira umugabo ati njyewe buri saa sita nzajya ndongorwa bivuze ngo uhari nta udahari nzajya ndongorwa wowe uriyarangiye ukabuhari donc uhari nzajya ndongorwa udahari nzajya ndongorwa ubwo rero ugomba we ntashobora guhaye akubwiye uko ibintu bimeze ntabwo akubwiye ngo buri saa sita ugomba kungirira gutyo ya buri saa sita nzajya agahita kureka ubwo rero undi arangiza akazi acana akamodoka ajya kurya ubwo rero kandi usanga ibyo biryo haba ibiryo bamuteguriye n'ibyo biryo bindi agomba kurya agaruka afite akanyamuneza biragoye ko uwo mugabo nsara abagabo usanga mu kazi usanga bafite umushiha ibona ahora yarakaye yavuga nabi hari undi ugasanga musabe muri aho arayisekera tubafashe iki nari mu nyihangane natinze kuri lunch urumva nyine afite kandi ngo umuryango umeze gutyo sha utera imbere mbese si ukuramya ikigukoramo bazaraga nkubaze adoration ni iki sinakubwiye twagana ku bintu byo kuramya abantu ntibabyemera turi bagabo n'abagore mujye mwicaye mubanza muvuna igitanda nyuma yaho mufite imbere y'uburiri gusenga ubwo ari maruko mushaka tuzatuvuga sabe ni izina ry'Imana like muri satisfied mwese nyamwingo iki
mubanze muvune igitanda nyuma mupfukame imbere buri musenyi ikintu muzasaba Imana ikakinyima ikakibiba muzaze mu nyatake ari ibyanyabyo byanyabyo hoya ugomba kuba satisfied ukamubwira ngo urakoze n'undi urakoze ku buryo nyine kwa kundi muba mufite ibyuya umubiri wanyu rwose ubona ko mupfukame imbere buri musaba Imana nimba mushaka mukodesha mupfukame musengereze muzarebe umwaka umwe tayari nyamwe niki zibyo birasengerwa se hari ababyita ibishitani none ugiye ku ibishitani bivamo abana se bibaho kuki gutunyumvira ko ibishitani bivamo abana ese ibishitani ibishitani bivamo abana gute tabizi se none se bavuga ko ari ugukora ibiki kuramya Imana wowe muhindura amagambo wenyine abandi bavuga ko ari ugukora ibiki ibintu ibishitani ibiki n'ibiki ibishizi by'isoni ibintu by'ibishizi by'isoni nawe rero niyo mpamvu bivuga ukabona abantu barimo barabireba badashaka kubireba babireba barabikunda barabireba hari abagabo nahuye nabo nandi paddock barambwira ngo shango warakoze ntibyarahindutse bintu babiragenda ati ubu bimeze neza baseka ibyinyo riri hanze ati dondi mariye kandi ubundi babaga bazi ko bazize mu modoka ariko basigaye bagenda bari proud yego bagore beza mwigiye muri aya magambo turi kugenda tuvuga ndabashimiye abagabo banyu bari kugenda baseka ugasanga mbere babaga bahagaze bakiyaguza mu kabari ariko baba bahagaze bamwe byari bari mu mupira barya utunyama twabo biguriye bishimye nta kuri ku ruhande abazi ko babikoze nukuri abafite banyu ntago bakire hanze ati umugore wanjye ubu yahinduye ibintu byose ndanezerewe ubu ndebo ese nyamwe mu rugo mu muryango nta kindi kintu Sibunda atahutse yimenya ibyo kunywa mwuka byara none reka dukomeze dore turabigenza gute turafata ari bibice reka dukomeze ikiganiro aho ngo n'ubundi shema nta hafirima kandi nari nabikubwiye susimiye wari kumbaza ko nahiye ntabwo ubona aho menya icyayi icara neza gutya nyine habe humuka ihorere ntabwo humuka oya nicara ntabwo uhiye bidasho ntabwo uhiye sabbe ntabwo nkiye cyayi kandi ipfumbire niwe gipfumbire kandi nabikubwiye okay cyayi kikumenetse ngambwira mu muryango umuryango nta bindi byishimo bibaho byavuka mu muryango hagati bidaturutse ku ngingo nyamwiza akunda kubwira abantu ko nubwo bamwe badashaka kuyumva abandi bakayumva bambaye ama ekuteri cyangwa bihishe nta bindi byishimo bibaho umuryango washaka ni ibihe nakubaza iyo nzira niyivamo abana ni ibyishimo ariko abana bagira process kuki iyo process udashaka kuyikurikiza bimeze bite siho baca kera batubwira ko baca uyu warababyaye waho bacura hasi ibi process y'ahantu haca umwana yego ugomba kumenyereza n'ibyo bitanga gukurakuza nose kuki se umuntu akurakuza hanyuma so umufiyemere umugabo atenda gatayigendera ninde ukurakuza barabeshya ntabwo babatenda bakigendera ko umudating asakajya kuvuga ngo baby daddy yaje gusura umwana ngo baby daddy ngo turi kumwe baby daddy saba yaragiye gusa bujya wemera imitwe y'abantu kera ugomba numva ari byo ngo baby daddy yamuhaye nk'iposho atavuga ngo papa w'abana kandi ari umwe afite nk'umwana umwe nabwo mwita papa w'abana oya papa w'abana nuwahashye ataramubyaye impuhwe z'umwana ziva ku bibero bya nyina buriya abagabo ntibameze nk'abagore ntabwo mumeze nkatwe upfa kuba wanezerewe bose baba ari abawe nyamwe rero reka twumve nta kindi kintu gishobora kuzana ibyishimo nta gihari umugabo impamvu agushaka no kugira ngo areke gushurashura guturatura areke ubuturi areke kugira ute uretse buriya ushatse umugabo ari ibintu mudako buriya ushatse umugabo ugashaka kuzana imiyoborere muri biriya bintu akubana imondo iyo uzanye umugabo ugashaka kuzana ibintu bibi imiyoborere muri biriya bintu no kubiremereza imondo suzi icyo ikora imondo ntihiga ubwo urugura rutu ni inyoni ngira ni inyoni ni inyoni ni cyangwa ni indi nyamaswa ni inyamaswa indi nyamaswa so rero ikintu gihari nta miyoborere ibirimo nta nubwo numva uburyo ngo akubwira ngo hindukira ngo ukanga oya ahubwo we abagomba kugukora mama Savara bivuze nawe ejo bundi yaravuze ati mwabadamu inshuti zanjye ngiye nagize ibyago umugabo nashatse bwa mbere turatandukana kubw'ubujiji bwanjye yarabivuze yero atariko nonaha nyagasani nta murundi rugo andi mahirwe rimwe gusa
nzabereka utuntu nzikorera sinarusohokamo nashaka azagende asambane n'abakobwa nzi bose buretse kuvuga aravuga ati mwebwe mwanga guhindukira muraje murebe abakobwa ba Kigali ibintu babakorera bo bari tayari bahora bahindukira. ntago rega ntago umugabo hari ikintu kimwe mutazi, ntago guhindukira ari priority, kuko iyo ibyo byo kuvuga ngaragiye ngure murebe abakobwa ba Kigali ngo barahindukiye, iyo agiyeyo abari kurwana n'utanga ko rusohoka nta kintu. Ese utekereza ko abakunda ntago uriya mukobwa umugabo wamukunda? Niyo mpamvu babiha amahirwe akongera akabiha andi mahirwe akongera akabiha andi mahirwe akongera akakwihangana akongera akakubwira bakamukunda ari abari kurwana n'urutanga ko rusohoka gusa mutahe. Buriya munaganirira akaba honete aba babaye pe ngo kurutanga rusohoka gusa nta kintu ubwo abahanganye nawe nta rukundo rumutesha umutwe rukamutesha umutwe agafata gusohora nanjye icyo gusa no kumuganirisha aba afite agahinda kuko n'ubundi abari butahe. Rero urwo narwo arwanye narwo wowe ugahita urusohora niho muganira. kandi ubivuga uri seri Yesu urashaka ze ngo nasenga ibintu byo kwikaza byageze gute ngo wenjije amafaranga nte ntabwo ari bukubwire. Ibyo ni ibintu byo kugasego. Umugabo akavuga ati ndashaka uzi ko buri muntu ushobora kumubuza kujya ahantu yaragiye kandi akabireka akabyemera se ukamubwira uti none se babe ko nashakaga ko tuba turi kumwe abo bantu ejo se mwazahura shaka ikintu babeshya. Icyo kintu kiramushimisha ku isi icyo gusa. yes ugahindukira that moment urasinzira wabyuka akakubwira ati je uti ati reka buriya ejo bundi ndajyanye na banaka kumva yemwa so nyango nyimuke arakubwira ati je ati ejo bundi ndajyanye na banaka tujya ahantu i Masaka ntabonye akabanza nasize nkaguze nari naravuze ko nzabikubwira agatangira kukuvungurira no kumabanga. Simwagiye muganira na banyu kumva akabigisha uburyo bacaca abagabo. Ase umugabo mucaca umuhagaze hejuru washinze inkokora mu mugongo. Wirirwa namuhamagara uri he ko numva ahantu uri he se n'umwana urumva iki se wowe uri muri ribu ufite akazi muri CIA? Nimba uri no muri sadara akazi kawe umugabo wawe ari ku ruhande ntago hahuriye n'akazi kawe. Kaze ko wambwiye ngo mugiye muri Bride Shop nkaba numva uri ahantu hacecetse ati ni muri toilette turabeshya ati nko ifoto. Ewe Toilette se ko zisa ntago ari uko bacaca rega yaba yanafashe n'amafoto menshi yo kera. Hari umugabo ahorana ifoto yo muri ambuteyage ati muri ambuteyage arayifite uko iremera ko yatisha remera dore oya abagenda buriya aba yarabiborotse ntibafata ambuteyage nyinshi cyane mu mutwe muri phone nta mafoto yandagira nayo mbuteyage ukuntu bimeze warenza hiki nta radari uri burebere urumva niyo stress nyine. Nibyo navuze ejo bundi umugabo wawe uramubwitishe ni basi sinzi bo agatima agakuye uravuze uti basi ujye utakare tuba tugukeneye mu rugo. Abandi ejo arabyumvisha atashye sambira ukavuga ngo waberaye kubusa gashyi ngo noneho tugurira ngo ugendekeye gutera ngo noneho ngo mpaye nka data ngo ubu noneho ntiturasitana ngo mwitwararike muri inzu bakabibwira n'abana n'abakozi ngo mwitwararike muri inzu ibintu byakomeye amukenera ku mubyeyi ejo agatasa munani umugabo we nawe n'umubwira ngo tasambiri agataha mugiye ku meza murye n'abana bari aho mbwira uti wakoze kwitabira gahunda z'umuryango umushimire utitaye ku bindi. Ese ubundi bintu byitaye cyakuboma yakugaburira ibindi shaka nibi ko nyamwiza umugore ahitavuga ati ariko umugore nawe ninjije ibirumvi bitandukanye saba nta kibazo ndinjije ko bezujuke hanyuma umugabo wabo yirwa buyera kuri twabiyari ko mugase mwana dutaze wapi kabisa ngo ndindiye ko madamu ntayaje kuko nta biyari yafaye neza ijoro ubundi umupapa saa yine z'ijoro afite umugabo wishimye wigure 55 puse yo kureberaho umupira yo kureberaho amakuru akaba ari kuri biyari agahinda n'iki none se nyamwi ibintu uvuga biramakinga sense ariko ku ruhande rumwe abantu ntago babyumva mwamwe nk'abagore biki mwarashatse uri umugore muzima ugendana n'ibigore ngo bikubwira ibi nibi ngo by'ibibeso saka abagore bazima mwicare muganire muvuge muti okay famille Sabe famille Chita famille Rene famille Ezra famille nde
abagore babo mwe nka famille agira azayigira mureke umupfakazi yarapfakaye yo ihumane aragitarone single and serious oya ibyo nimba ari ibyo yahisemo uwo murongo we nta kibazo afite nabuze noneho abagore mwebwe nyine abantu bari tayari mu mutwe mukicara mukavuga ngo reka noneho twebwe njyewe nk'umugore wasabye duhostinge zino famille mu rugo mufate wenda mushake ntago projecteurs zihenda mushake igitambaro mushyire mu rugo mushyire muri jardin mushyireho hantu botera ahantu bicara noneho muvuge muti turabashaka baze babatumire ubwire umugabo bati none se bazatumiye banaka nta nubwo ugomba kwishyandutsa nk'umugore ngo bari utumira nkande ubwire umugabo ati so bazabwiye banaka bakazaza kudusura mugoroba nyine w'imiryango bakaza bakaba muri kumwe mukaganira none iyo abana bamaze no kuruhuka muri kureba nk'uwo mupira cyangwa se mutera icyo kiganiro mutera umusingo mwashaka kuvuga ati ariko ikiganiro gifite ukuntu kiryoha bamwe bari kunywa kawine abandi bari kunywa kabyeri yego ariko muri iyi minsi njye nari mfite ikibazo nagira ngo numve nimba namwe kibabaho aho ni mu muryango hagati mwese muri mariye ntawe uri bugukwene ati siko muri iyi minsi ndi kujya ngira akabaraga gake natangira nkahita ndangiza bimeze bite bagahita kuvuga ati usanga kenshi biterwa na stress kuko muhuje miriye sibyo biterwa na stress bimeze gute none se twabikemura dute ariko numvise aha naha abafite amakuru bakayaha batayafite mugeraho ya miryango yanyu ikaba famille yego ku buryo umwe iyo ashatse gusenya undi amushingira igiti ariko uyu munsi naho se wowe ngo gushanga umugabo nakajya gukandamiza ngo twabonye ariko ngo bajye bamenya yuko nawe uri umuntu ngo nawe ugire mu kabari dingi gusa ibyo ni ibiki umva uzakora bonde n'umugabo wawe mujye mujya mu kabari musinde mubyinane musomane mutahane mushaka byose muri kumwe niyo abantu ubyina pokin ugira utuhene nta muntu uzigera uvuga ababona wowe n'umugore wawe Raisa we na Raisa mwambaye impeta muri kubyina no se situbazi nta n'umuntu wabitina ngo Raisa na Sabe bari kubyina ngo pokin so umugore n'umugabo bose twabyina kandi buhoraho shaka yani buhoraho nako kubyina mukabona kuba nakubona rwose uri gusundana Raisa wawe tuvuti wow abantu bari kunana wana none naberanye nyine dutangira kureba none wangereza adanje mu mutwe wacu twimagine uburyo muri butahisha mwishimye mugata buvuna igitanda umujinyu atwica uwo mujinyu bari ubushinya mwiza muhurira muri kakabari uje kunywa akabyera ufashe Raisa bakataka ati shasa de nababonye muri kuzunguza umubyimba ari umujinyu urangiza ati uyu ni madamu nanjye namuze kugeza abantu batabikora ibi bintu buvuga nyine ngo abantu bamufiticaza urimo uracuma umeze nka Tom and Jerry ngo ciya he noneho yagiye naciye he mbese di uko amazwe yatari online ngo byagenze gute umuntu ushaka kuguca inyuma yanakata inyuma y'urugo akaza yarangiza reka mvuga iki kintu no abagore mujye mungura namwe nsigaye mbavugana buri umugabo wawe iyo ari hanze ntagatinda atinda kuri gukora ko ashaka kunezeza wowe iyo umugabo ari hanze ugasoza ntatinda atinda kuri gukora ko ashaka kunezeza sikaba yirwanira na boro kwishobora gusaba nangire nari rimwe yanishiye nakindi ibyo uwo ngonga araza kunezerwa aragize ikareka iriya moment agu nuko nyine ari arabizi ko ari inshingano zo kugushimisha arabizi ko ari washimisha ubu baraje bambwira none se ngo ko ngengaza ngakaratangira kuririmba ngagahita asoza indirimbo iyo aribwo DJ atangiye gucuranga muvuze cyangwa muganire mumenye ngo ibyo birashira ikindi mureke guceceka ngo muvuge ngakubaze ngo none se ngo ni sawa ngo bimeze neza ngo wibeshya mubwira tira kone yo mu moso ari yagushi none abenshi barabeshya ese sabaye mubwira ati hariya mu bumoso aho rwose aho none se kuki ubwira umuntu ngo nshimira mu mugongo yagushimira atari ko atizamura hejuru atavuga ati ngaho ngorororo none si ibyo bindi byo bikunanize no muri massage rega ariko bigenda ku bantu baba bandikiwe massage ati yorororo ataho rwose
kuki ubwira umuntu ngo ushimire mu mugongo akantu koroshye yagushimira atari wo ukamuga ngo izamura hejuru ngaho mbere gato abandi bazikurubizi biriya ariko biri impamvu umuco nyarwanda byitwa nabi kandi ntabwo bavuga ngo aba barashakanye byo byitwa gutya aba ntibashakanye byitwa gutya kuri bose gushakana suzi ngo ni iki gushakana ni ukwemeranya nawe ubu suje ukambwira toke nyamwinge nawe ndagushatsura umugore wanjye kabiri si ugusezerana cyahari nzagutunga nzakugaburira ntabwo tubaye umugore n'umugabo basa ibyo bari isezerano siko basha isezerano ni iki se isezerano riba ku mutima ni ibyo abantu babiri bemeranyije ariko hari abahamya ariko ni ibiki abahamya ariko usanga aribo bica ibintu muri iyi minsi abahamya nibo bica ibintu ugasanga umuhamya wawe niwe pare niwe rwose ubu aragukuburira hadura hano ibintu byapfiri hari igihe usanga pare n'umugabo none haribo na marene n'umugore ari yego umva hano isi iri kugana pare akagutwara umugabo sha hari umuntu nzi watandukanye n'umugabo we kuko yari yamubwiye ngo bagerageze hari ahantu hatageragezwa umugabo arigendera none n'umugore wamubwiye ati reka tugerageze aha hantu oya n'umugabo wabimubwiye umugore ararakara none asigaye abigerageza ku mafaranga yanze kubaka none ubu ngubu bisigaye bibaho ku buntu uzi experience nagize se naganiye n'abagore bakuru b'abatanzania baravuga ati ibyo ni ibintu bisanzwe nano ubwo nyine kuko bo bazi ko biwabo byemewe bazi ko n'ahandi byemewe ni ibintu bisanzwe rwose si ikiganiro mu bantu none se ubundi ni ngombwa kubiganira cyangwa byakabaye biba ahantu hagati y'abantu babiri bakabyimenyera uko bagomba kubimenya n'abandi buri muntu akabimenya uko ubundi abagore muganira ubu ukoryi ngo umugabo wanjye ngaca inyuma ngo iyo ndacaho inyuma ngo nagakobwa ukagacindigiri wakakamakibiri wakategeka karagakobwa kazi guteka imvange yako ntago wafataho karagakobwa karakaranga kandi gatiza karanga bitukuye uramwana ni bamubwiye ngo shinga amavara yashinga agira amacibi wenda ntimusa nimureye akabyo byibarere ubundi mwakabaye muganira iki twakaba tuganira kunezeza abagabo bacu se nakubaka iki ese umugabo wanjye akunda iki mwanjye na murumuna wanjye ibintu tuganira uyu wanjye ameze gutya na gutya bimeze gutya ndabikunda ibi nibi gufunga umutwe hamwe ariko aha naho wakabaye uregeza ukajya n'ibyo tuganira mama wanjye nawe niba yampamagaye arakubaza ati mwana wa mama wanjye tuganira ibintu byose amubwira nti uyu muntu rero yanyandikiye niba yarashaka kujyana gutya tukabiganira tukamuganira tugasanga nta kintu kirimo yego cyangwa wanga mu gitekerezo kivuye ku mubyeyi so akambwira ati rero ugomba gucisha make nanone abantu bose ntukajye bashihura wenda ushobora ko warahuye n'ibi n'ibibazo nyine bibaho ariko oya bigenze gutya na gutya ngo umugabanye ngo ntiyangurisha ko wahinze ariko nibyo nose nagomba gucomplaining men they are not stingy nta mugabo uri stingy wo kwisi ibanga ryo gutuma batagundira kuburyo yirekura shut your mouth and act funga umunwa n'ukuri umuntu akora bwe zawe ngo si aho bipfira umuntu akora iki ate Mbese cyakuzanye aho ni kugira uti kubaka urugo barugubaka bateze cyabya ndise muvuga hanyuma ngo kwita ku isuku mu rugo ukamenya ko abakozi bimeze neza ukamenya ko mwahashye ati hanyuma urugo rugomba gusenga ese umugabo ararya gusa ako nta rugo uzi ari abapagani badasenga nkuko mwiyorobeka kandi batera imbere abapagani badasenga uzi umupagani nindi yareka tubibare uko byo ko abantu nyine ngo badasenga bari abantu bavuna igitanda bakaganira business bakazuzuza ku buriri baza hanze ba performing muri business compatibility yabo ikabatera ubwoba cause they know we gonna make love, we play and we work hard. We need to be rich as massive. Sibyo? Ntago muri bwemeranye. Hari nk'abantu baba badafite abagabo kandi bahora bishimye.
umuzi w'ubuzima. Kuri ubu Extra Power Formula wa muti kabuhariwe wirahirwa mu kuvura abagabo batakibasha kwisayidira ndetse ukaba n'ikimenywa bose mu kuvura bikinishije. Twawushyize kuri promotion. Umwihariko wa Extra Power Formula ni imbatura mugabo, ikaba umuti karundura mu kugarura akanyamuneza mu muryango. Uwayimenye ntayishidikanyaho cyangwa ngo ayigereranye kuko irihariye kubera ubudasa bwayo mu bushobozi. Naho ibyo kwikinisha n'ingaruka zabyo bisigara ari nk'umugani. Hehe no kugenda uhungetwa, ubabara umugongo, uzunga isereri cyangwa se ubabara umutwe. Nimutugane tubafashe. Ukorera mu Gatsata, wanaduhamagara kuri nimero zacu 0786 04 04 36. byorere uwo mugabo araza ariko atahe urara wikunje urara umeze nk'agakwavu ntabwo ibyo ngibyo cyabyewe ntabwo wakwishima udafite uzi yuko okay hari icyo nemere kuba uri second wife urishima ko uwo mugabo araza aragusura kwitaho akubwira neza muraganira you are emotionally nyine uri supported emotionally ariko kuvuga ngo araje ngaradonda hanze ngaragiye nta kirimo ariko wakanyamwize kayi bagera kuri buri rugo atanga amanota oya ese ntabwo ngo umugabo wanjye ngira dayangize wowe shaka umuntu w'inshuti iranda cyangwa ugenda w'inshuti niranda cyangwa ushaka umushuti wawe abagore bake baga baza ubwenge iravuga ati umugabo wanjye kava mu rugo kava ku kazi akirukanyira kwa naka arya yiki ntabwo ajyaga yibaza ngo se ngaba yagiye ngicuro zinga oya aravuga ngo arya yiki akagenda akicara gateka bya biryo arya kwa naka ntasubireyo ibyo biryo ni iki ntabwo ari byo mu nkono se gasanga nk'umugabo yatinye kukubwira ko yakunda kusigaho udusatsi duke reka da ahubwo ugasanga waraharaye waraje ibereye nk'ababebe cyangwa ntabyo akunda na gatoya cyangwa yikunda ibyo by'ababebe cyangwa wifitiye ikigunda si yo mifatango ni muri Nyungwe iyo mifatango koko biti ngese ko byaba birenze ukuri cyane nyamwe no nyine iga umuntu wawe ugasanga ibintu akunda ntabyo uzi nimba yaranatinye no kukubwira bikure hanze buriya njyewe nshatse umugabo kagira side chick njyewe side chick namwishyura kugira ngo ampe amakuru yose I can pay her for that wowe ni ukuvuga ngo umenye ko umugabo afite inshoreke wajya uyishyura kugira ngo iguhe ibanga like nicyo ashaka si nicyo akunda kandi n'inshoreke ntabwo ibimukunda nicyo ashaka nyine ni amafaranga ndayaguhaye nka detaye mu mezi 2 aricara akavuga ati umuntu afite iki oya umuntu njya guca inyuma ushyiramo imbaraga nicarira nuko ariko wowe uramuhamagara ngwaro ngwandewe uzi ko uzongera guhamagara umugabo wanjye ngibwaze gusa ngabana biki gihe ngo mutakiyubaha budushinze gusa agatetse kakakumva ari marangwa wayina gatakavuga ngo he aba hamwe tumusange gutyo gusa ukiribara no wata no sanga how doing usibye byabaye karibu maranje ugashyiraho abashiti bawe kuri nuzi nkigumana ati mana yanjye mushwana w'igiho hari wajyama mu mutwe we ni ya baruni batarahuhamo umwuka ngo yego ngo urahukimara iki ngo uzahapfira uzarwa depression igendere sheri abashuti wawe mu mezi 3 abayagiye n'umugabo wawe kandi nakubwiye ngo igendere sheri umugabo wawe ni umugabo w'inzozi ze ariko ntabwo ari kukubwiza ukuri ko umugabo ari muzima arakwangiza kugira ngo uze nawe wangare mwagumye aho shaka mwafatiyeho shaka mwakwize mukigumira mu rugo mwababadi kandi umukuru w'igihugu cyacu yavuze ijambo ryiza cyane abantu babiri bananirwa ku bana bari yavuze ikintu gikomeye rwose nyine abana muvukana simwatimbaguranaga n'ubu tujya duhura tukarwana iyo twagiye mu rugo turi bakuru byatumye umwe abandi mu muryango murakomezanya mukababarirana nyine abantu babiri bananirwa ku bana bati urumva ariko hari ikintu kimwe gihari urashaka umwana babwira ikiko gikoma ngo itahire bukene bukoma ngo itahire none se urumva undi bizakunda
ntimuzajya kubwira abana banyu ngo bataye nibaguma aho bubake namwe mwihambire muri izo ngo gute mutangiye kushya uzi abo ko bana nyamwe cyakoze on a serious note abadamu ntago mubwizanye ukuri nyamwiza ngo numubwira uti rero papa runaka nta gihaha utumbwira umugabo udahawe ugundi amafaranga yashyira hese hamwe 500 yego ayashyira he mugahita mushaka ya solution hana amafaranga ajye kandi mwabanje kumenya ngo ubundi ya mugabo yashyira ikibazo yagize niki donc wese akubwira bati igendere so ashobora kuba yarahembwaga kanga abakamwirukana kananirwa kuvuga ko bamwirukana akaryama kwibanga akavuga ati nimubwira arahamuka ave mu rugo nta nubwo ari kuva mu rugo babwire uzashaka umugore uri strong enough ku buryo niyo wapfa abana bawe babaho neza nyine ukomeye mu mutwe ibintu byo kuvuga ngo ni mwiza ngo ni biki ngo uramukunda ntago urukundo man reka nkubwire ntago urukundo ntago rurebera inyuma reka nta nubwo uriga reka umwana wawe ugomba kwicara ukamutekerezaho wishaka umugore ngo nuko ari icyobeza ari inzobe ngo kanyamiza ngo karananutse ngo zirara zataye zanjye oya tekereza ngo igihe nzayisohoka hanze nkahasuringa hanze y'igihugu nkashaka miliyoni 10 uyu mukobwa uyu mugore azagigira urugo sinkeneye ko ukora ngo ugende ukore 200 300 icara mu rugo ariko za miliyoni 10 wicara mu rugo umenye amakuru niye hari kubera cyamunara z'ibibanza niye hari kubera cyamunara z'inzu niye hari kubera cyamunara z'amamodoka niye hari ibibanza niye hari amasite ayo makuru niyo wicaye mu rugo ukeneye kumenya umugabo akibona miliyoni 10 kugira ngo muzibike kuri konte muzikuremo iki cyangwa kugira ngo muguremo akamodoka kugutemberamo ngo mwemeze abantu se turemera ugura Toyota tugashaka ko ugura Land Rover nta modoka transport ugura ndayo bagahita baguca amazi ugura Ravanche abandi bati twibwo dutwaye Land Cruiser nshya ugura Land Cruiser nshya bati BMW nizo zigezweho ariko ntago wabwira umuntu ngo naguze amashanyarazi ariko ntago wabwira umuntu ngo naguze ikibanza ngira usororo ngakibwire ngo yego sava ngo ngo ngira usororo ntago hagezwe upfa kuba ari ikibanza ushaka abagore bakirebutse ushobora kugira intege nke ushobora kuvunika ugapfa ushobora kugira ubumuga ushobora kuba paralize ninde uzagutunga n'abana bawe benshi bagira icyo kibazo umugore akakuzaniraho umugabo aho hari umuntu twaganiriye bafunze ejo bundi bafunguye ejo bundi ambwira histoire ibabaje y'ukuntu buriya abantu benshi bihanganira ingaruka za nyuma yo gufungwa igitsina gore nicyo kihangana cyane ariko ngo bihangane imyaka 3 ngo yari 5 agusura ari kumwe na sheri umugore wawe abwira ati rero Cleophas cyangwa Jean Claude cyangwa Berekima dore bagukatira 7 umwaka wawe wa 3 uri muri gereza uyu ni sheri wanjye what the heck abwira ati wowe kabyara we mutima umaze guhagarara dore uyu ni sheri tugenda gutegura ubukwe umwaka utaha nuza uzihangana iyo uwo muntu atageza abantu bamwegera nyine babafasha myumvire bita ku buzima bwo mu mutwe hari umuntu ashobora gufetinga gapfa tekereza umugore wawe yakuzaniye shiri kuri gereza kubera ati niba tugiye gukomeza uri mu ipingu nta kiri gukora kandi turi guvuga erega niyo yabukuzanira uri hanze ntacyo wavuga wakora iki uri hanze si bya ndi wavuze ahita ko ajya kuri kora agahamagara ba tante nabande nabo biganye bose okay hari ikintu kimwe gihari abagabo mwe wowe umuntu ugukundira guhumuza mwe mba mubizi ahubwo sinzi ikintu ngo babaroze gushaka abantu batagize umugore utuha famille yawe aba yarakweretse red flag ubizi n'umushaka ihambire y'igisasu uvuge ngo niba umuntu araba adakunda bene wanyu ngazagukunda tewe ntabwo uzi abagore bishijisha ku buryo ashobora kwijijisha erega ntabwo wakwijijisha uri mu rugo urijijisha nyine bagapaka umutwe wubaha ariko mu rugo niho hantu hambere igishura kivaho ukajya kubona akabona n'ikindi kivuye ukavuga ati ukabyara ngo twashakanye byita ngo another banga okay nibyo boom ntiyanywaga inzoga agakubita kabiri kugira ati noneho ngewe buriya n'ikintu gihiye nta ndwara gitera amani ari umugabo cyangwa ari umugore wakavuga uti mwokabyara Yesu Pastor Theogene Tarapfa yaravuze ati mwokabyara ndi umupasiteri ibintu bibera mu cyumba cy'umugore n'umugabo hagize umuntu biri kodinga mu cyumba cy'abantu aba babiri cya kindi buri muntu atinjiramo bakabiri kodinga mwajya mubona abantu birirwa bihishe badashaka no kurebana n'abandi mu maso mwabona ibintu biteye ubwoba gusa hari ikintu ntashyigikira
nimba rwose urumva nimba ayo hajemo abana aho kugira ngo uzagire umutsi mutwe uturike kandi ukeneye guhigira abo bana bawe banakuru bawushyingire bakunde wakwigendeye gushya bibaho hari ukuntu umuntu avuga ngo n'umugore namuteye amafaranga menshi ngo sinamureka gushya bibaho warahiye nyine akira ubuzima bwe ati reka ntangire kandi akenshi hari igihe uba warabigerageje umutereta umushaka bakubwira ati ariko Jamen uzi ikintu kibaho sabu ushobora gutereta nk'umukobwa iwanyu bakamukunda binanyu bakamukunda abantu bose bakamukunda bakabwira ati wamushatse ko batereka reka abajama bawe bati mane wapi you can do better washaka undurenze yabati wawe undurenze ukazamubona bakanamugushimira abagabo n'abagome shaho yego arakureka nyine areba umukobwa muri gukundana akamureba akamubara akubwa ati urambe bimana akirimo n'ibiki none akakoshya hutu ugahita ushaka washaka gati shaka wa mukobwa ugahita ushya wakuvana mu nzira nyine akamutwara hanyuma akazatereta wanda akafata ijama nyine nari bi ntabwo nguciye inyuma nyine uriya mukobwa sisi mwatandukanye nyine ubuhiye budashyase agatwara wa mukobwa noneho ujama wawe yajya kubaka urugo n'uwo mukobwa wabonaga ko mwakubaka urugo ruzima akwicaho karetse arayica none se nyamwe ubazo nsubiza hari ikintu mu minsi yashize cyadutse bavuga ngo ukaba ufite umugabo wowe nawe mukadiringa Shakira wabimbwiye mbona bihita sinzi niba ari ubwo nawe ushobora gusanga yarabibwiye na motari cyangwa yaravanye kuri source ya nyayo umugore n'umugabo bakadiringa ko umugabo akagusheta akavuga ati rero dore ibintu bimeze nabi Kigali itandike kiriya kigabo kiguha amafaranga tubiho wa ukajyayo abo bantu biba bimeze gute mu mujyi cyangwa se n'umugore yabona byanze akisheta akiteza imbere harabakire ntavugaho kubw'umutekano wawe arumva kari duturanye aho navukiye iwacu bakora ubukwe bakiri bato ndabazi n'ubukwe bwabo narabutashye umugabo yarasa nk'umeze neza biza kwanga banza sinzi ibibazo yagize baranamufunga ahari baranamufungura nkuko wabivuze asanga umugore yashatse umusaza w'umuzungu ufite umusaza w'umuzungu yego ngira ngo wemere koko anyoko bukwe baba batanagukunda yo haje turufu umusaza yarazaga agaparika agaterura umuntu mu maboko akamwinjiza mu nzu ateruye gutya ateruye yinjiza kwa nyina kwa nyina kandi we wasabye yinjiza kwa nyina bukwe ateruye umwana wawe tipa kenda gusara mu bebe ashaka kujyana abana tipa arabamba aha akajya mufatira ku kibuga cy'indege buri gihe ajyanye abana nyuma nyamugore yaraje gushaka udufaranga akadukura muri uwo musaza barongera barasubirana ubu bameze neza ariko ntabwo twakwibagirwa ko muri mayibobo tuba twarabarungurutse muri mayibobo kuba muri abakire turabizi ariko muri mayibobo ariko muzi aho byavuye nta cyubahiro ufite ntacyo ko bajya bavuga ngo icyubahiro cya mbere cy'umugabo ni ukuba afite ikofi ibyimbye idahinika dignity yawe buri uzayirwanire shumi yanjye hari umugabo hano hanze sabu ushobora kureba nawe ubwawe atanakuvugishije wowe ukamuha icyubahiro kinaca kikuvuyemo ugahita umwubaha icyubahiro cy'umugabo ni iki amafaranga yo mu mitsi ayo wakoreye ayo utakoreye se ukayabona mu buryo bw'ubutubuzi cyangwa se yahawe bw'abagore ibyo birashoboka usibye ko ari Slay Queen mwakundana mukabana ariko umugore ufite ubwenge buzima ntiyabana n'umugabo w'igihoni trust me ese uwo mugore aba yayamuhaye reka nkwereke inje cyangwa abafite qualities amwita igihone akakimwita anayamuha rimwe na rimwe amucira mu maso aba bahungu ibintu baca mu mwego ariko baba basa neza bafite n'amafaranga ariko agahinda bafite n'imodoka niyo mpamvu agenda nyine akajya mu kabari agashaka agafata agakobwa akajya agakurubana agakwega nibwo aba abonye umwanya wo kuyobora yayobora he handi ahandi aba ari igihoni ntabwo umugore waguhaye amafaranga yakuba nyine twe maze uzarebe umugore wahashye igitunguru gusa mu rugo umugore wagiye akantu gato yakora k'akaresponse zobu njye mbarire ayo makara urumva ni igitunguru yazanye ayo makara kuki ashize iyo gazi ishize yewe Claude ishize manwe igazi ishize yareba umugore akubwiye renjiro barero kandi ukeneye no kuza gushyiramo essence bashyiramo muri Range Rover simbizi ibyo bashyiramo byose ukamuhamagara reka usi nkawe nta n'ikintu wakwikorera mu buzima that's true abo nitwe
shaka umugore ushoboye guprovidinga akakubona nk'umwami. Wishaka igikobwa cy'igisekuru cyamenye kwisiga amavuta ya miliyoni kigura n'abasaza bakoze kera. Shaka umukobwa uri guprovidinga na provision yawe ayifate nkaho uri king. abone ko uri umuntu udasanzwe kuri iyi. Ikindi nawe bikongera confidence nk'umugabo. Wowe ubwawe mu mutima wawe muhungu wese uzi ko wahawe umugore amafaranga n'umugore urabizi neza ko utubashywe. Urabizi ko niyo mwazabana mugabana karamata mugapanga karagahinda. Arakuyobora, aragutegeka. Kuyobora. Agufata mu bana be niba afite batatu buri wa kane. Abana ni byiza gufata mu bakozi, uri murenza amase mu bana. Buriya bajya babwirwa amagambo avuga ngo urebye nabi nanagusimbuza. Ubwo umugore abagushaka hiki. Ni twa tuntu mwirata nyine. Ariko se niwo dufite wenyine. Ko cyari wowe yahisemo. Hoya ntago weraguhisemo. Buretse. Nyamwiza. Buretse sabe. Buretse. IQ reka tuyizamure. Nimba yaraguhisemo ko cyatahe adahwema kukubwira amwe mu magambo akomeretsa ngo nagusimbuza. Abenshi biruka. Kwibutsa aho yakuvanye ibyo byabibaye bibi. Ariko ntiwibuka. Akajya kwibutsa. Havuye utuvuge kwibagiwe. N'umwanya nakanya wowe. Ariko iyo ageze hanze agahora nanjye Nyamwiza nkamuvugisha gake batamwira ngwino hano tambuka ntikivuga guhiki ibintu byose count on me kuko nyine njyewe ayo mafaranga ye araza kuyakoresha nye impression. Ariko nago mama yake nago bikunda. Ariko hari umuntu nigeze kubona kuri social media mu content creator arimo aravuga ati abakobwa beza sinzi impamvu bakundana n'abahungu batagira gahunda batagira n'amafaranga bari aho ngaho gusa babaruzera. Abakobwa beza base kuba uri mwiza harya nene ngabone uri ngo tujama tw'amafuti ugasanga Nyamwiza afite agatipe kamutesheje umutwe shana kari aho ngaho kirirwa ku muhanda wa butipe bo bahagaze ku muhanda gusa nta kintu akora. Gusa twahurire nta kintu akora yeba batipe baba kandi ugasanga kuri call umuhamagara guko yihagarare ku muhanda mwiriga njya gukora cyane sabe hari ikindi kintu ngira pride iri hejuru. Aga pride se ko kazamanurwa n'imyaka wa muntu wagiye wiyoroshya. Oya naga ari ikibazo cy'imyaka urumva. Hari abagabo nyabagabo umuntu niyo tudiringa video turakora ibi ntabwo ibintu by'ubujajwa bwanyu ngo mwirirwa ngo kuri ko muvugana amasaha 500 umwe ntawo mfite amasaha 2 subwo wapi ndega wanaryama ugasinzira cyangwa ugafata ukambara tenu ukajya mukamucaka. Uyu ugatekereza ahubwo ugacaka bibi. Erega hano hanze ibintu biranakomeye. Uriru ibintu byo kuvuga ngo Nyamwiza ngo reka ntabwo bikunda. Njyewe ibaze nyine hari umuntu wampaye igitekerezo cye kandi mukuru arakima namwani rero ibintu uri kumbwira ndabyumva ariko you have to do this and this and this and that and this now kandi ibingibi nibi ukosora ibi gerageza uganire n'abantu babyize bagufashe no njyewe hoye narambwiye ngo I can't do anything with your masculine opinions. Namwani kuba wumva ko mfite masculine opinions ntago ari ikibazo cyanjye ni cyawe kubera ko ni murano n'umugabo nyamugabo we uruhande rwanjye ruri feminine ni urutarenga on. Usibye ko kugira masculinity umuntu wese abagomba kugiramo akantu oya naga ari masculinity sabe nimba tuvuga nimba uri umugabo wanjye ni wowe wenyine wemerewe kubona feminine side yanjye. Abandi bantu ukoroha kwawe n'umuranga mutima yawe kubera iki ngomba wowe undi muntu ku ruhande ariko ngo ugira amahane ngo ugira ute ngo kuvuga nabi navuga neza se ngo ntumi wanjye ko numva se nanone uvuze nabi ntamaze ntabwo uvuze nabi pe namaze ngo subwongo wowe ngo ugomba ugomba kugandukira ngabagabo ntabwo muri bera handitsemo ko ugomba kugandukira abagabo bose no kugandukira umugabo wawe abagabo bose urabubaha respect ariko nimba ugasanga n'abahungu bakreminga ngo nta bagore ngo bakiri ngo bagisubmit submission wowe muri icyo usanga icyo submission vuze urakiza umuntu submitinga ku muntu umwe umugabo we abandi n'icyubahira kuba muri rusange wowe uri gukuravinga ibintu utanazi nicyo bivuze saho uhera upfa mu mutwe ngo umugore ngagomba gukora ibi wawe nyende umugore wawe ariko muri ndibaza yari amategeko yo kuvuga ngo umugore agomba gukora ibi oya iteka babanza umugore ariko birengeye nanabyemeye umugore agomba kuganduka agomba kugandukira umugabo we wenyine ni naho hantu ibintu bipira usanga abagore b'iki gihe agandukira pasteri agandukira abantu basengana akagandukira abantu bo ku kazi umugabo akamwubaha umva bikura umukanisha ugasanga aramugandukira aho kugandukira usanga n'imbere y'umukanishi ari woroshye rwose
Amureba mu maso ukabona iyo ko yoroshye. softness rero njyewe niba duhuruga ukansuhuza ushaka kunyobereshwa ukabona nkwigijeyo gusubije inyuma ngusurisha akaboko Muri metero ntacyo eshanu. mugomba ndakubashye gusurisha akaboko kanjye ko bishakane no gufata mu mufuka nkaganira Utekereza iki ku mugore wiyoroshye imbere ya buri mugabo ugasanga aramureba atya ashubuza baramuroze barakuroze buri mugabo amureba icyoroshye nyine n'ahandi bagutaking granted sawa se gufatwa ku ngufu biva ubu nkanjye nabana kurebye rya jisho ryanjye wampera he ngo shanga uri mwiza ndabizi nje hari ibintu utambwira asha iyo ni compliment avuga breakfast abaga ryo naho bihera ni nk'umushoferi uje ntwara arambaza none sutuye birakureba se birakureba ubwo kubajije se ngo none se uri kuba he birakureba se ngo umushoferi ngo yakoze amadeni oya umvise ngo shanga reka ngo tuze kuvugana kubijyanye n'iki business y'abapansiyoni ngirana nande akaba ari umushoferi akaba ashobora kujya batwara bajyanye kuri filime oya tuzahamagara yego kutwohereza so rero ikintu gihari byasabe burangira amahane ntabwo no umugabo hane yabo barajyana kuri banki bakabaha inguzanyo nawe ntabwo ari ugiri kuramo aya ariko umugabo wanjye ariko umugabo wanjye bamugomba kuvuga ngo ngo n'umugore kakarishya ngira amahane we ari gusoma asoma comment akosoma comment aseka hose si umuntu ahata n'icyo kavuga ibintu bari kuvuga se mwana imbere umeze nk'igisusa cyakubiswe na nini jewe basi bambe we ukumvuga ijwi ryanjye se waryumva njye se ndavuga hi babe noneho buri mugore hi babe can you come over breakfast is ready or you still need another breakfast nyamwe umugabo wafatisha ntiyagucika hari naze kumfatisha no jena noneho ko jena go kuvuga ingingo ikomeye yo kuvuga utari ko gahunda y'igitanda uyitekerezeho wa mugabo nyamwe oya njemba ngomba kumubaza ibyo kurya bya mu gitondo byabonetse ese urashaka wabyuka ukaza ku meza cyangwa tube cyangwa nongere ngaruke tube turi ku byo kurya bya mu gitondo bibanziriza ibyo kurya bya mu gitondo no burashya buraya gute no burashya gute rengiza ku mugabo wawe ni mwumvikana ntese mwumvikane gute ugasanga sadiciki n'ubuzi bibanza umugabo yavuze kukurusha muratse byaki ibyo se bibaho ntabwo beruze kuba kuri n'akejo bundi akavuga ati njye mfite n'uburenganzira ariko buriya ko kuba nagira nkakeza ku wundi musozi n'undi bisa bikizi wowe uri kuvuga hi babe how are you do you mind if we can talk gumva ngo nubwo ugiye ngo ubu bizi ko nutatugomba ngo ugiye twagomba kuvugana papa runa papa yitonganya mu gipangu murugi we umenye ko nubwo ugiye ukarega sigara yitonganya bibwira n'abakozi ngo ariko nta soni ariko muri yamaze kutuzugura wase ngo nuko ngo aya reba ko natangiye ariko ngo nuko ariko umuntu agushasi di ngagera akaguha bakakujogoroza ngo barandambiwe di aha ngo maese ukarabana bibero ariko berekima uzubwo abagore ibintu duhura agataguhitamo ya mipira yawe ibyo wavuze ariko nawe ndabona uwambaye Kigali Night Events agahita yigira kwicara muri musara akareba filime akaba yambaye arya ugataha yacyaginze niyozana nuko icyuya ashaka ko nakazi yakoze abagore rega turanuka by nature shabi ibintu uko bivuze shaka tugomba nyine abagore niyo mpamvu twoga kenshi twiyitaho tugira gute abagabo se wantu usanga ari utuntu mugendana mu masake ibintu byo kwihanagura ibintu byo kwitawaza mu byiteho mureke kwihanaguza popation igipapuro gisima uraseka wowe we kera twari kuruzaga bagata baduta umukobwa ukora ibyo bintu cyatu kiba mu cyaro ari kuruzaga nyira ko abagura umukobwa iyo twabaga twagiye muri vacances n'abasaza bacu bo bari kuruzaga bagahita komeza akajya gukina we wakwikuruza nyogokuru akaba ari hafi akabita gutabaza kubera kuri umukobwa kwabanje kwikuruza uyu munsi rero abantu bavuze ibintu by'isuku bahita barakara bataha umukobwa yagize umunyamujyi nawe yagize umuyisilamu ntabwo nasi umuyisilamu ni isuku nyine amazi none amazi ntabwo ugomba kwego mu amazi mwabyana siko batabuje mu amazi abyeri n'ibyo fata guhera uyu munsi ujye unywa nka litiro n'igice ku munsi y'amazi umara ibyumweru 2 cyangwa ukwezi unywa amazi urebe ukuntu uruhu rwawe rumera fresheri barazirya ntabwo bisaba amavuta fresheri bazirya ntabwo fata njye ntabwo nashora amafaranga nyuma mu mavuta ageze fata fruit
uhere uyu munsi kwa mbere urya inanasi mu gitondo, urya inanasi, urya ka watermelon, urya umwembe, umara ukwezi uzumva ko impumuro wari ufite hepfo ari idahuye niyo wari ufite. Yes. ubwo mbese ntekereza ko wa muntu uba winywera urwagwa gusa. Urashobora kuba nk'urwagwa akanywa amazi menshi ugasanga uri smelly kandi wanyweye champagne. Ndavuga he champagne harya ndayibikoze harya n'imizabibu bayikoramo. Oya nyine urumva ubundi nta nubwo abagore benshi baba bakwiye kunywa za vin. Kandi zo zabasirimu yemwe ngo zirumisha ariko numvise nabiko ko umumotari wa mayobozi ni motari wawe muri quartier. Ariko kuko ni bavuze ngo ni vemuse harya ubwo bimeze te ntago bizi ibintu by'inzoga. Muse ni iki se ko ntaruko ntago bizi nkanye ngo ni ngingiri dry. Deje ni biri dry. Byumve neza ikintu giye iyo dryness igiye kugukoreramo akazi. Mu amazi munywe ji bura uzika kugira ngo unywe ve wanywa kagwa turatwagwa two mu babikira n'abapadiri karango ni sawa cyane. Kurusha kira gicupa mujya kugura cyangwa ukaba ufite umuntu ahantu kwaje agakubita ka bitoki kanyako biraruta Primusi muyigwe kandi warayivuyeho uyohereje abantu we nywa amazi inzoga utazishoboye anywa n'amazi. Ati fata amazi ushyiremo gombo, fata amazi arimo cloves munywe nywa amazi shyiremo akantu nyine gatuma yes nagara gatuma. Cloves ni nziza, gombo ni nziza ku mubiri, zituma hari ibintu byinshi zivura. Buri dry nywa gombo nimba wumva bireduka fata gutya upfuka amaso ugotome ntabwo ubigira ugotomere umire uzamara ukwezi usigaye uzirebamo ahubwo unakweremo n'akantu kaguye ugahekenye nako. Simbwa ubumenyi wabukuye si biba byanditse kuri internet. Iyo bivuze ko bamwe bavuga bati Nyamwiza ni umuhanga abandi bavuga bati yego ko nukuri ko nta buhanga mbarusha. Gombo murazizi, cloves murazizi, cinnamon murazizi, ibintu byose bivuga muri hari indi miti tubona icuruzwa hano hanze iriya se banavuga ko ituma ubuzima bw'umudamu bumera neza. Ubuzima bw'umudamu bituma uzi abagore uzi ubuzima bw'umudamu bumera neza iyo wanyweye amazi menshi. N'abagabo meme ntago ari abagore gusa. Donc anatomy ya muntu ubuzima munywa amazi. Ubuzima bwa muntu wabukeneye 2/3. Je hari inshuti yanjye ba mu bihugu by'amahanga yarambwira ati uzi ko by'ibiro byawe bya uzi ko uwi wanjye yajyaga amara n'ukwezi atanyweye ku mazi. Anywa iki? Ngo zaji n'ibiki amasukari. Sukari ni diabete mwana. Oya urumva ya smell y'ibintu nono bya produit ugasanga yirirwa bafite ibintu bamucomekamo bamubwira bati ibi nibi biravura icomekemo ibintu bizongera gutuma unuka bizongera gutuma ugira gute. Umuti muganga atakwandikiye wemewe n'amategeko na minisante oya none se reka nkwereke ntago ari ikintu cy'igiti ngucomekeye. Ndavuga umuti hari ibintu niyo mpamvu mutagana n'ababyeyi. Hari imishishiro, hari ibintu imishishiro n'ibiki ugomba gufata ugashyushya amazi yawe asanzwe ukanagamo ibyo bintu ukicara ku ndobo ugahaguruka umeze neza. Ni ngombwa ngo ujye kwicomekamo ibyo bintu. Ibi bintu nabyo bacuruza ngo bituma ngo umuntu ngo agira atya ngo mu gihe cya biriya gahunda ngo umuntu ngo abameze atya kandi baba babeshya barakorera amafaranga bica ubuzima bwawe. Oya bashaka kuba batababeshya simbizi ariko burereka nkubwira nese ko arababikoresha ngo bikabakore. No umva impamvu ushobora gukorera umunsi umwe ariko ntabwo bizagukorera igiteka ryose. Amazi nta science nimwe ndabona ivuga yuko ari mabi ku buzima bwawe. Nta bushakashatsi na bumwe bwigeze buvuga yuko atera ingaruka. ngo reba se kwifata ukajya ahantu bisanzwe mu mujyi cy'Imisagara ku isoko ukagura ibibabi by'umwenya ukaza ukabiteka mu mazi ukanywa wapfa. Ukagura ibibabi habura umukecuru ubicuruza ukamubwira ati mukecuru ndashaka ibintu byo kwicaramo. Ati okay umuntu mukuru ubicuruza ubizi kwicaramo wenda iyo ngingo yo nanjye nyivuyo ntabyo nzi ariko abantu bakuru bari hano barabizi. Niyo mpamvu nguteza ibyo ibibabi ni ibyatsi ni ibintu biri naturel. Mba afite ibibabi by'amapera n'ibiki akabiguhereza ukagenda ukabibiza mu mazi ukicaramo. Ni ibintu biri naturel baciye ku gasozi. Umuti Abanyarwanda kera bayivuraga ndabyemeye. Ugasa wabaho wigeze wumva nyoka gucaho kumva aranuka. Kandi kera shabari abantu ntibabaga bafite ibikoresho nk'ibyo mufite uyu munsi. Habaga bafite iyo miti nyine ibyo byatsi baciye ku ntuza imishishiro n'ibiki bakabitereka mu mazi bakicaramo. Naho urajya kwivura ngo infection zo bakagwa ibintu gucomeka gapfuye.
umugore wese ugiye kuryama aba agomba gufata utuzi tw'akazuyazi akitawaza hagati y'iminota 10 na 15. numva ari myinshi. Mbese ni wowe uri umugore? No kwiborosa watubuza kurenza niba ari iminota igahe niba ari 3. Hagari kwiborosa urumva twebwe ukuntu umubiri wacu ukoze wikorera isuku nijoro iyo turyama. Wowe ntabwo ukeneye gukorera isuku intuzi uri ubwawo wikorera isuku. Iyo babyutse bazabikubwira. Nyine arabibona hanyuma ugafata ya mazi n'ubundi stili ukongera ukitawaza. Anduka ukabyuka andi ukanywa amazi akonje arimo gombo. Sava umutsi wawe ugenda neza. Nese Nyamwiza. Nkunze ko ubumenyi bufite. Byumvikana ko atari wowe wenyine ni na benshi mu banyarwanda bazi ibyo. Kuki birengaho tukabona ingo ibihumbi umubare ntazi zatandukanye buri mwaka. Gutandukana rero hari abantu bapfa ibintu byinshi bitandukanye, ariko buriya ugenekereje neza biba byarahereye ku buriri. Ubundi sinabikubwiye ibintu birenze icyumba bikagisohoka nta kintu wabikora. N'abantu nibaza sabe bakakwicaza nka couple bakakubwira ati tumerewe gutya, bagira utubwo reka dutegereze igihe muzatandukana, ariko biba byarangiye. Reka ubundi iyo byavuzwe iyo birenze mu cyumba cyabo nyine bakajya kubibwira umuntu ari we wese biba byarangiye. Nashaka umubyeyi biba byarangiye. Ku babyeyi bo barabafasha urumva birenze icyumba, ariko mubwiye umubyeyi. Ariko kugeraho wicara sabuka ati sha umugore wanjye nta kibirate nta hindukira nta girate biba bigoye. Yego Nyamwiza, ibintu byarenze mu buriri biba byarangiye. Bigomba kurangiriramo se? Birangiza bimo nyine murangiza nabyo birangira nyine. Murangiza byarangiye. Sasa ari igihe umuntu ashaka gutayakurakariye yarakaye byarangiye ukamuza ati ariko se ko wari wandakariye bigenze bite? Njyewe byagenze gutera ati ndabyisata birabyiherera gase byase byarangiye n'ukubundi ikibazo cyo kigomba gukemura mugafatira. Be humble, wivugira hejuru. Nimba umuntu akubwira ikibazo ufite mubaze akwigira, kuko umuntu ubaye tayari yo kukubwira ngo rero nyabona afite iki kibazo abashobora no kukugira inama yo kugikemura. Yego funga umutwe muganire kuri toyo hasi soke museka birangire. Uzi yuko uyu munsi niyo atavugiye ku ijwi ryo hasi akora stati isa na nshaka kuvuga ibyabaye hagati ye n'umugabo ati nuhigimye bavuze asemuka byaro. Okay, nimba rero stati ari uvugira wamukatire rero aho ngaho siri press mugati reka ngubwize ukuri wowe uranyaga nta nubwo nkunda kwica utangurira imyenda ndayishaka maze tumwembe kubwira rero ugahita mugagata bati sheri ihangane basi n'icyumweru. Okay sawa baby katamuhoya mukuri live aho ngaho baby yigute ukatumugati ubundi urirakaza ubona abanza ukirakaza wamuhaye yarangije kumugati wowe uranyaga kwanza mugore mwiza sibigenze nambeshyire nirasha kusha baby urabeshya sha urumubeshyi yashaka kuzana ibindi birori kumugura uti ngwino oya atakuvuga ngo nta kibazo next week nzabona amafaranga nzakugurira nta zindi drama wemerewe guteza ukaceceka. Next week arataha ukabona rwose ibyo wamutumye yabizaye ariko umeze hey wowe wajyanye mu mundaya wagize ute kandi disi nta nizihari nta nayabona ahubwo nta nizihari indaya ko zihenze mada zingazigiyemo warya iki kuko nazo zikeneye kurya. Umukobwa kigarara uramusohokana boho akanywa champagne 3 ugatayishyura hafi 700 miliyoni behera ku biryo bigura gahe ukabyara ko bihenze hano hanze. Ubwo rero izo ndaye uvuga zigiyemo warya iki? Umuntu ahembwa 400 uyazi neza. Ubwo ya indaya yihangahe Kigali bwo korera munsi y'ibwo ya 400 mu gihe kingana n'igihe kingana inzu iyo ndaye bamiruta inzu mubamo hareko ye umushahara w'umugabo ntiwayishyura. Umushahara utunze famiye yose uwo mushahara ni wakwishyura inzu. Ubwo rero ushatse kuvuga umugabo wawe ajya kugura zera zo ku muhanda za 12 zicyari. Abagabo barabona kabisa. Ikindi niba umugabo agufashaga kwizera akavuga ati no mabuje we bamanage gira amafaranga ufata mu mafaranga yakoreye nimba ari miliyoni nimba ari 2 umushyire kuri konti umubwira ati abashuti bawe mushobora gusohokana ushobora gukenera gukemura ibibazo byawe. Ubwo n'ubwenge we ubwo n'ubwenge aricara batazajya no mu nzu ngo njye no ujye kumbwira ko amafaranga reba se aricara we ababibona nawe se kuri konti nabibona aricara akiheba akarakara wamuha miliyoni 2 ariko yagize aravuga ati nta kibazo niba abanye miliyoni 100 aravuga ati nta akakora akagigi ka miliyoni 100 nta kibazo meshyire kuri konti y'umugore wanjye ukarabizi ko aricara umugore ati okay
sheri fata miliyoni 20 umugabo mugira ubwenge umugabo ati ushobora no kubona ikibanza ahantu ntari wenda ni mu kazi ntari buhite nitaba cyangwa se ndi no mu rugo ushobora kuguriza inshuti yawe kuko abagabo ikintu gituma mubaho muri famille n'umugabo yazapfa abagenzi be bakazagufasha bakagushingira igiti nuko yabanye nabo kandi kubana nta mafaranga arimo ntago gushoboka hanze amwe abagore mwe mwige mukure so nimba hari umuntu ashyigikira ntabwo agari bumuguze miliyoni ngaza kubwira ngo agaya ngo tumugurize miliyoni harazamo drama ariko arayimuha ku ruhande bafite uko bazishyurana abagabo bagira uko bishyurana nimba hari ikintu akeneye kugura mugenzi wacu umugurire ntabwo muri buri tubare muri mibare mobile nyereka wishyuye he byabase ntabwo ari byiza kubera ko andi mafaranga agira indi konte y'ibanga bikaba amafaranga kandi ukazisanga ya konte y'ibanga yes kubera ko ugasanga ya konte y'ibanga iriho menshi kurutari kuyanyu kandi uzigero uyimenya wagira ibyago yapfa utayizi amabanki kayajya bikajya muri central bank nyine none nibyo byiza se tuza umwihorere umubwira n'abari no mu kabari mubaza ati se sheri wagiye nagiye kuri umupira okay none ufite amafaranga kandi ayafite akubwira ati nyene ndayafite nabwo okay reka none mbe nguhaye nguhe nka senkari cyangwa nguhijana kugira ngo utaza kugira ibindi bintu utaza kugira extras na extras ugira ikindi niba umugabo wamubaje niba afite amafaranga ukamushyira amafaranga kuri konti umubwira umwe bitanga ngo dukeneye imigati n'ibiki murekeye ibwiriza kuko nawe yabonye yuko umugore afite IQ yes sheri tugutekera iki abagabo benshi batazi n'ibyo batetse nta favorite food abagabo bagira muri iki gihugu oya ntabwo baby tugutegurira iki mubaze icyo ashaka kurya yego ntabwo uze guteka shyiramo iyo foro uhagarare umukozi umuhagarare hejuru biteke gutya bigenze gutya ongeramo akunyu ugira gutya okay sheri none se ugabanya ntabwo n'amavuta menshi uba ugomba kubuza ibyawe ukoze abemo arabyigiraho sheri none se uyu munsi ngurindire se cyangwa muratamutinze turatadutinze okay imbere mutamutinze uze gukina nyamwe atabahoze ahita akubwira ati ndabizi ubu ngubu n'ubundi wagiye mu tubari uraza unuka za brochette oya buretse buri umugabo iyo ari kumwe n'abandi ukajya umuhamagara haguruka yitaba biramusebye abagenzi be baramunyega uramubaza ati se urataha ibyari ndatantinze kumbwa rero nshobora kuzana kuba nasinzira wowe fungure nta kibazo uransanga mu buriri we iyo atashye ya brushette yariye na yabyeri yanyweho akuzaniraho ntihari abagabo ngiye hari abagabo nzi yatahaga kera agwirirana na pirimusi y'umugore mu ntoki ayifasha ariko yuzuye itameneka agwa yigira aryayiramira akinjira akamubwira ati ni karibu umugabo mwiza akamukubisa ya pirimusi bagahita batera story atuzi byabaye ku kabari umugore bagazi story z'akabari zose hari izo yabaga yamubajije ariko ndabatawe yafunze kamaye yashinyiza ati none afanda arangije tutuma bakwita afande mu rugo rwawe umugabo atavuga ati mwe umugore wanjye muramuzi kamumagaraza ntaha cyangwa umugore wanjye ngiye no kuzukuna kandi yasinze yanamaza amafaranga akazi kaga mu mugore mwiza baby dutahe kataza ukamufata ukamushyira mu modoka kagenda kugati baby ndagukunda sheri ndagukunda yasindiye genda ukamukuramo ibirata akaryama cyangwa se nimba hari ikintu yakwibye mufate uramwonje mugabo mwiza ndagukunda simfa kukuzana musongere ya bobo ku 500 menshi ntabwo ari menshi rega wowe nuko akugata okay karitangiye turabyemeranyije byo kuyigura wo making ashobora ko breakfast wayimuzaniye ku buriri ibintu byose akeneye bamuzaniye mu gitondo byukira mu biryo hango hango vitarashira ikintu ukora hango vitarashira wowe kora iki gura ya bubu ugutugura n'ikintu cy'umufa ukimukubita mbwete ya ese imbere uyigera ari kumwe isupu amahoro agahinda kandi isupu se nangahesha ikinanze kigura ngazi itano aranya bugo yego umugabo utunyama two muri quartier turi utugufwa twinshi isombe yo muri quartier itera umutwe ya Nyabugogo bihambo kabaza n'umugore uti harya bashyiramo ibikiri biki kugira ngo isombe ihumure cyane wowe izo dodo z'umukozi wawe ziri mu tuntu tw'udukaroti natwo tunanitse ugasanga karoti ifite paseri ngana gutyo wagenya bwo kugura karoti kwa Mutangana nzima mugabo we ntaheruka furu